ubwiza bwacyo ni igiki? Ni ikiganiro twise ubwiza bwacyo tugomba kurebera hamwe ibijyanye n'imibonano mpuzabitsina hifashishijwe ibi bikurikira, harimo ibinyobwa, ibiribwa, ahantu nyaho no mu gihe cyacyo cyo kubikora. Aho kandi tuzarebera hamwe imico itandukanye abantu bakoresha bitewe n'igihugu runaka. Abanyarwanda bakunda kunyaza no kunyazwa, abakongomani nabo bagakunda kunyonga, abarundi bagakunda kuvunira no gucumita mu mpande zose utumwe twose tw'umubiri mu gitsina w'indani. Aha kandi umuntu uzi gukora imibonano muri ibyo bigo byose yakwigaruramo isi yose, kandi ibyo bikajyana na pozisiyo umuntu abikoramo, harimo kwicara ukaba wagaragara kandi n'amagazi nayo ikiyongeraho n'ibindi byose muri rusange tuzagenda turebera hamwe. Ibi kandi tuzarebera hamwe muri iki kiganiro uburyo wakoresha amavuta ukoresha mu gitsina cy'umugore mu rwego rwo kugira ngo uzane ububobere, cyangwa wa mugore udafite ububobere akajya gukorana imibonano n'umugabo we ugasanga harumagaye. Hari amavuta ukoresha usigamo mu gihe murimo murabikora kugira ngo uzane ubwo bubobere, ariko ntabwo ari ngombwa ko uyakoresha cyane kuko ntabwo ari meza nayo, ariko nyine nabwo tuzareba igiki uzaza uyakoresha n'ayo mavuta runaka n'aho wayagurira n'uko wakozamo mu gihe cyo kwirinda indwara, cyangwa kuba wagira ibindi bintu ushyiramo nk'amasabune atemewe kuba yagutera ibindi bibazo runaka bitewe n'ibyo wakoreshejemo. Ibi tuzabirebera hamwe mu kindi kiganiro gikurikira. Agaruka kandi muri icyo kiganiro tukaba tuzagaruka no ku bakuna no ku badakuna, tukarebera hamwe itandukaniro ryo ku muntu wakunnye no ku muntu utarakunnye, uburyo bijyamo bitandukanye. Waba uzi ibice by'umubiri w'umugore wawe icyo bimara mu mibonano mpuzabitsina? Ese waba uzi ibice by'umugabo icyo bimara nacyo mu gutegurana n'umugore wawe muri kumwe mu gihe muri mu buriri? Burya umugore wese ni igikoresho gikurura umugabo aha bose yiyongeyeho no kwiyitaho. Icyo gihe iyo muri icyo gikorwa hiyongeraho gushyukwa, ubuyobozi bizanwa n'iki, bigenda gute? Icyo nicyo kintu umuntu ashobora gusobanura muri iki gikorwa. Gushyukwa ni igikorwa gihuza intekerezo mu gitsina. Intekerezo zigira ibizikangura binyuranye, harimo kureba, gukora, gukorwa, kumva no gutekereza. Kureba zikangurwa ahanini no kureba imyanya y'ibanga nk'igitsina, amabere, ibibero, amabuno n'ibindi n'ibindi. Muri uko gukora cyangwa gukorwa aho habaho ibice umuntu akoraho cyangwa akorwaho, za ntekerezo zigakanguka. Siko twese duhuza aho dukorwa, ariko twarebera hamwe ibice by'ingenzi aho twakora, harimo mu mutwe, mu matwi, ku mabere, ku matako, mu ntege, ku kibuno cy'umukobwa, ku mukondo, harimo n'ahandi hose hatandukanye. Mu bindi twavuga gusomana cyangwa kureba amashusho y'ababikora cyangwa kureba amafoto yerekana ibyo bice. Kuganira ku byerekeye ibitsina cyangwa ibisa nabyo byose bigamije gukangurira izo ntekerezo. Iyo ubwonko bugiyemo izo ntekerezo, imitsi isa n'iyaguka maze amaraso akiyongera, cyane cyane mu mpera z'imitsi, ubwo ni mu gitsina, mu ntoki no mu isura. Uretse imitsi nayo yaguka ikanabyimba, ibitsina nabyo bikabyimba. N'imikaya nabyo bitangira guhanahana amakuru ku buryo bwihuse
kandi budasanzwe, maze umubiri wose nawo ukiyumvamo bwa bushake. Ibi bishobora kuba uri wenyine nubwo byanaba uri kumwe n'undi muntu, cyane cyane mukoranaho, murebana cyangwa umureba yambaye imyenda igushotora. Ibyo akaba ariyo mpamvu cyangwa intandaro y'uko gushyukwa na kugata byose biturutse muri ibyo byose byarwaciyemo, bikaba byabyara gushyukwa kwanyu. Murakoze. Ari njyewe urimo kubagezaho iki kiganiro, Nuwamini Serafine, bakaba bakunze kunyita ku izina Kadete, ariryo banziho cyane. Murakoze naho mutaha.